muraho ikaze ku Ijuru Rito family show aho tuganira ibiganiro by'umuryango mwiza Ijuru Rito. Uyu munsi naje muri wa murongo wacu w'ibintu bigomba guhinduka. Abantu banziho ikintu cyo gukunda abana, nkunda abana. Uyu munsi naje kuvugira abana mu mafete. Ejo bundi nari ndi kureba amafoto muri telefone yanjye, mbona amafoto twigiye aho duherukira kugira fete, ukuntu nari nateguriye abana akabife kabo, numva birongeye birayitinze umutima wanjye cyane, kandi nibuka ko n'igihe nabikoraga numvishije binejeje cyane. Ubwo sinibuka neza ukuntu byameraga mu mafete ya mbere yabanzaga. So ndashaka kugira ngo uyu munsi tuganire, ndashaka kuvugira abana mu bintu bijyanye n'amafete, aho usanga abantu benshi bategura amafete ubizi neza ko hari buzemo abana wabatumiye, ariko ugasanga abana ntibigeze bibukwa mu gutegura yaba ibyo kurya yaba se ibyo kunywa. Ndabizi ko hari aho usanga byaragiye biba, akenshi na kenshi biba bifite impamvu zibiturukaho, ugasanga wenda ntabwo wabitekereje, wenda ngo uvuge uti se abana gahunda yabo nzayorganiza gute, cyangwa se wenda kubera wenda organisation itagenze neza, ugasanga abana rimwe na rimwe kandi naho usanga umwana avuye naho ngaho muri fete yawe, ugasanga nta nubwo yabashije kumenya kunywa fanta. Nanjye hari aho byagiye bimbaho nko muri fete nka nyuma ha fete yarangiye, nkicara nkavuga ari ubundi ubu abana baje nyuma hari fanta banyweye, nkabyibazaho nkumva nta gisubizo mfite. So ndashaka kugira ngo tubiganireho mu rwego rwacu muri wa murongo wo guhiturana, aho kantu tugahwituraneho. Mbibutsa nongera gusaba abatarakora subscribe, please mukoresha subscribe kuri channel yacu, kuko dufite ibintu byinshi cyane tuzadusangira kuri urubuga rwacu. Kandi nanone nashimira cyane abakoze subscribe, kuko muraba agaciro kuri twebwe, muradushyigikira bikatunezeza. Mujye munakomanta, ariko muduhe views zanyu, muduhe uko mubyumva nuko mubibona, tubashe guhana ibitekerezo. So rero hari igihe ugera nko muri fete ugasanga wenda abantu bateguye, wenda abana bakaba bafite nk'ahantu abana bagera muri fete, kandi wenda baruganije nka fete uvuga wenda nka anniversaire cyangwa se umubatizo w'abana, ariko ugasanga muri iyo fete nta gahunda y'abana bigeze bategura. Ugasanga igihe cyo kurya abana barahageze, bakenshi na kenshi batajya gukina, nta muntu hari wenda wo kubavuga uti se abana bahari babonye icyo kunywa, cyangwa wenda tuvuge swati icyo kunywa barakibonye. Bagera igihe cyo gutegura ibyo kurya, ugasanga bateguye buffet aho ngaho, bagahita baha abantu karibu ku meza. Uzi ukuntu bibabaza, uzi ukuntu bijenana kumva nk'umubyeyi ugiye kurya utazi niba umwana wawe yariye, cyangwa se wenda wajya nk'ukuntu ukabona nk'abana bari kunyura aho ngaho baracyari gukina, ariko wenda wowe wicara ufite nk'isahane uri kurya. Noneho rero hari naho rwose nagiye, ugasanga nko muri fete abantu bakuru bariye, ugasanga abana nibwo bari kubategurira kubatekera ibyo bari burya. Ifiriti zashize ngo turi guteka ifiriti z'abana. Ibyo bintu urumva ni ibintu bimeze nkaho bijena pe. Cyangwa se ugasanga wenda mwana ataha n'abana, ugasanga nk'abana rwose pe ariho kubwira ati nta nafanta tugize tunywa, kubera ko wenda tuvuge nta muntu wigeze byorganiza rwose, ni wenda ni nk'ahantu hifashije, nta n'ikintu cyari kibuze muri iyo fete, ariko ugasanga ntago bigeze batekereza ku bana. Ugasanga abana ntibigeze babona umuntu ubitaho ngo amenye ngo abana dufate umwanya tubaha amafanta banywe, abana dufate umwanya barye. Hari amafete ya kera ubundi biteguriraga, ndabyibuka tukiri abana twajyaga muri fete ahantu habaga hari ibirayi, amasote na salade z'amashu n'ibitunguru, bagashyiramo n'inyama, ubundi mukarya mwese musangira. Ubu ngubu rero usanga henshi nta nubwo bikibaho ko abana babasangiriza hamwe, hari aho usanga nyine bababwira ngo bajye kuri buffet, ariko still ugasanga ntabwo batekereza ko abana bakeneye kurya wenda igihe kimwe n'ababyeyi, cyangwa se wenda babe banaryana mbere yabo pukwapa, aho kugira ngo abana bajye kurya nyuma ari ifiriti zashize, na wenda nako gakoko bateguye karangiye, kandi abana nibo babikeneye kurusha ababyeyi. Niba ari brochette wateguye zashize, kandi uzi ko abana ari to nabo babashaka kurya utwo tuntu twiza cyane baje muri fete bakeneye kwinjoyinga, ariko ugasanga ntago bana bibutswe mu mwanya wa mbere, kubera nyine ngo baraza kujya kuri buffet, ariko ngo barajyaho ngo ababyeyi barangije. Ngewe rero aho kantu nabahituragaho, ubushize nabikoze rwose, mbona ntegura buffet yabo, ndaza nko kubashyiraho n'agafoto mureba abana bari kwiseriva, ntegura buffet yabo
nongeye kubona ifoto je numva birandyo numva nakantu keza natekereje kandi numva nshaka kubasangiza igihe wateguye fete wenda dani wenda ubona wenda hari utuntu wateguye wenda twa speciality tw'ababyeyi wenda ukabona abantu utari bubagereho it's okay nta kintu bitwara ariko niba hari n'utwateguriye abana koresha uko ushoboye ku buryo abana batubona mu buryo buri organize ntibaze gushuhara donc ntibaze gushuharara gusange ababyeyi barimo kwiseriva abana bari kunyura aho ngaho hari naho rwose naho n'abantu baba bari strict muri nature yabona nk'umwana agize gutya akiyemfiritira akaza mu bakuru agahita musubizayo urumva abamuridikirije kandi kosa ntabwo ari irye hari abana rwose bigira apeti babumva ngere ko nkunda abana cyane urukundo ngirira abana kandi munishyira mu mwanya wabo numva ko umwana agomba guteta umwana nyine numva nyine uwo mwanya niba yaje muri fete mwamutumiye mwari mwabcyeka wenda ari fete uvuga ngo ni abantu bakuru undi yari abantu bakuru ntaga abana babazana abantu baravuga ati ni fete y'abantu bakuru nimuzazana ariko niba haje abana koresha uko ushoboye niba utajya kubyitaho ubyiteho ndaguhituye rwose abantu bari bijuru rito bagira amahirwe yo kureba ibiganiro byacu niba wakoze fete baje basanga iri organize watekereje n'abana hari uburyo bateguriye ku buryo umwana ari biva iwawe avuga ati niba ari fanta wateguye ntusange rimwe twize gutegura fete fete impamvu mbivuze naho bigeze kutubaho rwose rimwe gutegura fete à la fin ya fete dusanga ibintu byinshi cyane twateguye bimwe byasigaye none ugahita bise nibi byasigaye buriya kweri abantu bose babonye ibintu bari bakeneye ku buryo byagiye binsaba ko nahamagara nk'abasikana wenda ubu wisangaho dumoka wamase we hari ikintu wabonye ibintu nk'ibyo none ibaze nko kubana rero so hari mu buryo bwo organiza ugiye organiza unatekerezamo n'abana uburyo bari bumwe ibintu wateguye aburyo bari bubone ibintu byo kurya wateguye kandi bitari bitume bibangama ngo n'umubyeyi uri aho ngaho yicaye ahangayika avuga ati ko mbona abana banjye bakiri kugenda ngiye nicaye ndi kurya abe yumva bayejene sibyo abantu bareba ijuru rito rwose icyo kintu mujye mukitaho tujye twitaho abana igihe twakoze amafete bahave banezerewe be kuhava ubavuga ati abana nta nubwo banabyitaho ariko nk'umubyeyi yabyumvishije we ku giti cye biramubabaza kandi wenda nawe utari ko wabuze ibintu byo kwakiriza abantu ahubwo ari ukubera ko wenda utabitekerejeho muri organisation yawe so ndabihitiye nawe niba hari ikindi kintu waduhituraho cyangwa se watwunguraho inama please welcome ubishyire muri comment kugira ngo twume twungurana ibitekerezo mu rwego bwo gukora imiryango myiza ijuru rito kurera abana bakuze neza babona izo valeur donc bagenda bahura naho twabajyanye mu miryango mu mafete abana bakavayo nyine bishimye nibe kuvayo babaye disappointed kubera wenda ko habaye mu organisation itameze neza bishobora no kuba atabi bitanahagije ariko mwabikoze mwabahaye umwanya ku buryo ngaho bagiye guteka amafiriti bana bamwe batashye bataziriye kuko fete bakomeje babiteka barinda bataha batanariye kubera ko kandi ababyeyi bariye urumva ko ibyo bintu atari byiza so stay safe muri ibihe bya covid ntago byoroshye dukomeze kwitwararika twirinda dukurikiza ingamba zashyizweho ndabashimiye mbasaba kugira ngo mukomeze mumushyigikire mukora subscribe mukora share ku biganiro byacu no mumva aricyo cyakikunguye kandi una liking ibiganiro byacu naho ubutaha mwakoze kudukurikirana ciao bye